Ni karame kundi kumva ibyo ujya werekwa ari ibyo mu muryango wawe gusa ubu yo muri gusenga ntabwo Imana ikwereka iby'abandi irabinyereka Imana irabinyerekaga iyo turi gusenga hakaba n'abavangiwe njyewe Imana inzaniraga iyerekwa ritavangiye yego mukaba muri gusenga Imana ikakwereka ibintu ukabivuga abantu bakabona ari byo hagira nuje ari kwiyoberanya Imana ikamukwereka ejo bundi bari guhinduranya abayobozi njyewe Imana yari yanyeretse baduhinduriye ngo umuyobozi bamujanye mbivuga ariko wa gatanu ku cyumweru bahita baduhindurira ndikumva ubuhanuzi bwawe budatinda pe yes reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mbere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha reka nshimire mwe mwakanze subscribe mukadushyigikira tukaba tukuba umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho ngusabiye umugisha nanjye icyo nabasezeranije ni ukutabicisha irungu akaguru ko ndagafite rwose nkigendera nkajya mu cyaro ntuye mu mujyi pe ntuye mu mujyi i Musanze ariko ntabwo ubu ngubu ariho ndi ubu nibereye mu cyaro cyo mu karere ka Rubavu muri Gishwati mu mbeho nyinshi ariko nta kindi kiba cyanjyanye ni ukureba abakozi b'Imana cyane cyane nkibanda kubo mu cyaro nkabereka yuko Imana iyo ugiye gutoranya ntireba ku mashuri ntireba ku buranga ntireba ku gihagararo ahubwo we yishakiye imugirira neza ntihabwa icyubahiro nk'ibisanzwe nitwa Imana Concorde ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro ninjye ugiye kukiyobora imbere ya kamera dufite umutumirwa agiye kutwibwira karibu mama murakoze yego nitwa Mukandori Reniya uriyegereza akamikoro gutyo ngo tukumve neza nitwa Mukandori Reniya yego cyane banzi ku izina rya Mukandekezi yego nduye mu kagari ka Karambo yego mudugudu wa Ndongoshori umurenge wa Kanama yego karere ka Rubavu yego abanzengera ku mudugudu wa Deperi Gashasho yego Imana ishimwe atuye mu mudugudu wa Ndongoshori akagari ka Karambo asengera kuri Adeperi Gashasho ihereye mu kagari ka Nkomane avuze ko yitwa Mukandori Reniya bazi nka Mukandekezi Imana ishimwe reka udushyire imbere y'Imana uvuga ngo ituyobore muri iki kiganiro Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimye kandi Kristo turaguhimbaje tugushimiye neza yawe n'ubuntu watugiriye kuva mu gitondo kugera kuri aya masaha izina ryawe nirihimbazwe ni ukuri waturinze tutarabukurindwa watwemereye utugejeje kuri aya masaha uduteresheje intambwe tugeze muri aya masaha mwami wanje ni ubuntu n'imbabazi zawe watugiriye natwe turagushimye tukavuga ngo izina ryawe nirihabwe icubahiro ubu rero tugeze muri iki kiganiro Mana nta kindi kiduteranije ni ukuvuga ibitangaza byawe wadukoreye tukavuga ubuhamya watugiye udukorera kugira ngo buhindure abantu kandi n'ababyumvishe nabo bafata intego yo kuguhindukirira Mana bamenye kuri Imana ishoboye byose kuri hejuru y'amahanga yose ngaho ngwino ubane natwe muri iki kiganiro uko niko dusenze Imana twizeye izina rya Yesu amen Mukandeke uzi ko usenze nkumva ndikuzuzwa haleluya amen Imana ishimwe cyane hano rero twakiriye umuntu bwa mbere wavuze ko uri umukristo tukubaza igihe wakijijwe ryari ko indirimbo ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri haleluya muri 90 uri kubyibuka nibwo wakijijwe wari ufite imyaka ingahe ndano yibuka ito ko shaka ko abantu bakumva rero yakamwerekera ukuntu urafata uyigeze hano gutye banga abantu bakumva neza barakunyotewe cyane yego ukizwa muri 90 ntabwo ukibuka imyaka wari ufite ndaho nayibuka cyo nibuka nuko navutse muri 68 yego ngiye rero nizi mibare ndahita nkuramo wari ufite imyaka 22 yego Imana ishimwe cyane yakugiriye neza agakumira ko imyaka 20 gusa nagakumi inkumi imyaka 22 ibirakijijwe nakijwe ndumubyeyi ewe warashatse abana babiri yego rwose umuntu wo gushaka muri 90 na muri 80 na ufite imyaka 20 muri 88 wari ufite 20 n'icyo gihe na 16 barashakaga
ubukijijwe uri umumama w'imyaka 22 ufite n'abana 2 n'umutware. Byaje ute se uvuga ngo kurikira iyo nzira y'agakiza? kugira ngo ngurikire iyo nzira y'agakiza ngewe nari ndi umudive ubusanzwe. Yego. Nzanga umutware rero ari umupendekote. Mbageze rero biba ngombwa ko mpindura ngo mbe umupendekote. Mbona ntabishobora mbesi kubera guhagarara ku cubahiro c'ubudive. Yego. Ngabyanga. Noneho nawe rero akavuga ati nanje nutaja mu bapendekote ndo turabana. Yego. Ubwo mbonye hari umukecuru twari duturanye akajya araza kambwira ati mwana wanje rero kugira ngo usenye ngwino tuye turagendana ndaco bigutwaye. Yego. Ubwo umukecuru njya ndamukurikira ngagenda tugasenga tukaza gusengera no kwa uno mubyeyi. Yego. Hano twicaye kwa Nyirabarenda Venansi. Yego. Bigerege umutware rero abona mugoye ngajya ndavuga ati ngiye kuwa gatatu ndono siba amasengesho. Nawe akavuga ati rero nshaka ko wiga ku cyumweru gusa ibindi bikazaza nyuma. Maze kubimenyera rero ndange mbona bitashoboka ndambwira ati kugira ngo ntasenga kuwa gatatu nabwo ku cyumweru ndono ja mu ishuri. Yego. Ndono sibira. No kuvuga ngo wari umudive, wari umupende ariko wo kupfa kugenda gusa wo ku cyumweru. None ahubwo nawe ubaye umupende uba wa mupende wa nyawe umwuka utari wo ku cyumweru gusa, kuwa gatatu n'ubundi ukajya ujya no mu masengesho ndetse ukanaza hano turi gukorera ikiganiro kwa mukecuru Nyirabarenda Venansi. Yego. Ubwo rero birakomeza ngewe Imana ibimpaye kwerekwa ngaya nderekwa ibintu ngabona n'ibintu byo mu rugo mbese ngamubwira nk'ibyo nabonye. Yego. Bigera n'igihe ndota Perezida Habyarimana mbona indege bayihanuye saa 9 i Kigali ngo ku kibuga c'indege. Ndotorera umutware ibyo ndose. Arambwira ngo si ibyo bintu ko twajya guhinga mu shamba ngo bimeze gute. Warose indege Habyarimana bayihanuye iri Kigali mbona mpagaze guca ndamubwira ni mbonye indege Habyarimana bayihanuye. Ndikubita hasi ndi kandi mbona hise yumva. Arambwira ati yewe bwari we ubivuze. Ndaho twamenye uko turahinga. Dufata mu gitondo dufata imbuto twajya guhinga ino ruguru mushamba. Aho se hari ubundi ubona bagiye guhindura abayobozi bitorero nyuma y'iminsi 2 biraba. Ngizwe arabizi uriya ubari baduhaye ku gashasho. Arabizi pe. Narabivuze turi kurepeta ndavuga ati nabonye guca. Mana ishimwe pe. None se ugishobora kuvuga ijambo ry'Imana? Oya, ijambo ry'Imana ryo ndaho ndisoma. Bitewe uko utazi gusoma. Nose nta murongo akenshi abantu mutazi gusoma mugira impano yo gufata mu mutwe. Nta murongo cyangwa se igice wafashe mu mutwe cyuzi. Ntago kuvuga ngo kuba bifashe mu mutwe ahubwo ukabuza uti aha naha igice runaka kuva kuri uyu murongo hakaba hagufasha kugira ngo tuhasome. Ando amfasha. Mariko. Yego. Ibice 17 ngo gusoma ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Yego. Reka dusome Mariko ibice 17 umurongo wa mbere ko bitarimo. Abirimo. Mariko ibice ni ibice 7. Mariko ibice 7. Yego. Umurongo wa mbere. Mariko ibice 7 umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ahinyura inyigisho y'abafarisayo. Abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye Yerusalemu bateranira hari. Babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye, bisobanurwa ngo zitajabitse mu mazi. Kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe, bakurikije imigenzo y'abasekuruza. Kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyibagiza mu mazi ngo babe bahumanutse. Hariho n'ibindi byinshi bategetswe na basekuruza babo kubiziririza, nko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa. Abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati,
ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo ya ba sekuruza bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye? Arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza mwandyarya mwe, nk'uko byanditswe ngo, ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu, kandi ati musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu. Nkomeze cyandekeraho. Yego. Ego. Iri ni ijambo ryari gufasha Reniya, turarisomye, rirumvikana, ni ukureka kuba indyarya. Dukuremo icyo rwose, tureke kuba indyarya nk'abafarisayo ngo dushimishe Imana umunwa gusa kandi mu mutima bitarimo. Yego. Ni ikihe kintu uri kumva wabwira abantu badukurikiye? Ikintu nababwira ni ukureka kuba indyarya, umuntu akavuga ukuri. Yego. Ukuri ndagoreke, niba Imana yavuze ngo vuga guca, akaba ari kubivuga ntugerekeho ibyawe. Yego. Kubera ko nanjye hari umubyeyi buno wadwaye hariya iwacu, Imana yarambwiye ngo genda ubabwire ngo uyu mubyeyi yaragwaye cyane, bamubirinduraga guca. Imana irambwira ngo genda ubabwire ngo azahaguruka afate inkoni bagere mu mbuga. Ngezeyo cyokora ndebye ukunda arembye, ndinya kubivuga nsubira mu rugo. Hayenze nijoro umuntu aragaruka ngo sinagutumye ukansuzugura. Cyokora ngejo mbyuka karenda geneje kubabwira uyu murwayi rero Imana yambwiye ngo muzamubona hagurutse afashe inkoni ageze mu mbuga. Guca rero ho turi kuvugana kano kanya, uwo mubyeyi ndaharakira neza ariko afataga inkoni. Yego. Akagenda mu mbuga akazenguruka nka ino nzu, akagaruka akicara ngahano. Nk'uko Imana yabikubwiye. Nawe urebye ukuntu arenze. Nawe urebye ukuntu arenze ndebesheje umubiri, mbese ndabitinya. Ndavuga ndi kandi mbivuze agapfa buriya bontera amabuye. Yego. No Sireni, undi muntu aguhamagaye ngo umusengere, hari icyo byatwara? Namusengera. Ariko akaguhamagara kuri telefone, kuko iki kiganiro cyakikurebwa n'abantu bari kure cyane. Hari abari hafi, hari abari kure batashobora kugera muri Ndongoshora aho utuye. Wamusengera? Namusengera. Ufite telefone se ngo tubwire nimero? Mfite telefone ko nkoreshaga nako bana bayibandije. Ariko nimero yayo urayizi? Yitubwire. Ni 079 23. Yego. 71 52 4. 0792321524 niyo umukozi w'Imana Mukandekezi Reniya yanditse ku ndangamuntu. Ni Mukandori Reniya, bazi nka Mukandekezi. Yego, niyo nimero wamukenera yamubonaho. Reka dusoze iki kiganiro n'ubundi adushyira imbere y'Imana. Ni karibu umukozi w'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye ineza yawe n'ubundi wakomeje kutugirira Mana cyane. Mu jambo ryawe tubwiye ko tutabinjyajya, tukavugisha ukuri kose nguko kuri mu mitima yacu, kandi ijambo ryawe niko rivuga ngo tuvugishe ukuri nguko kuri mu mitima. Mana turagushimiye, dore turangije iki kiganiro, wadufashije, wabanye natwe, ushimwe kandi izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mana uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Niyo mpamvu turi hano imbere y'ibirenge byawe. Ni ukuri waravuze ngo ubutumwa bwacu buzamamazwa hose, bwumve n'abari hafi ndetse n'abari kure. Isaha ngiyi rero turakubwiye ngo ugere hose, Mwami wanje, abantu bawe ubumvisha ukuri kwawe, kandi bumve kugirira neza umuntu wese. Imbabazi zawe zihoraho iminsi yose, kandi ubuntu bwawe bukagira ku muntu wese wo wifuza kugirira neza. Ngaho udufashe utugirire neza, twebwe twese niko tugusabye twizeye izina rya Yesu. Amen.